Reka nguhereze ikaze kuri YouTube channel nkubwira ngo ibyabaye kuri Joyeuse wa Juno biteye agahinda, aho uyu mukobwa yivugiye ko yatewe inda yagambaniwe na bagenzi be, aho afite inda igeze mu mezi 7 hafi n'igice. Reka tubinyuremo byose twumve ibyo yatangaje. Ntibyashoboka ko twazana amajwi yo hano kuko channel yacu kiri hasi itaremererwa kuba yakoresha amajwi y'abandi bantu, ariko tugiye kubinyuramo ku kiganiro Joyeuse yatanze kuri Kiss TV, nawe wajyaho ukakirebera. Ni ikiganiro kimarisa aho yagarutse ku gahinda by'umwihariko yatewe na bagenzi be ku buryo bamugambaniye agaterwa inda n'umusore, uwo musore wanamuteye inda bikarangira amucitse, ndetse ubu ngubu umwana ugiye kuvuka akazaba ari ku mutwe wa Emeline wa Joyeuse wenyine, akaba ari uzamurera kuko umusore wamuteye inda nyine yaramucitse. Ngiye tugiye kubona muri kino kiganiro nda Isaac Sibomana, ndagusaba gukora subscribe kuri YouTube channel kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Ubundi Emeline yavuze ko by'umwihariko ukuntu inda yayitewe ari ibintu bicanganye, kuko ngo bari basohotse nyine na bagenzi be, Joyeuse ari kumwe na bagenzi be nyine barasohoka kumwe, mujya mu kabara mukajya kunywa nka fanta, banywa inzoga bakazinywa, ariko we agiye kubona abona umuntu amuzana icupa rya fanta aramubwira ngo njyewe ndi umufana wawe, nakuguriye iyi fanta uyinywe nyine nk'umufana wawe kugira ngo ubone ko ibintu nyine ari fresh, kandi nta kuntu waza kwigurira ikintu rwose nk'abantu tugufana, abantu ukorera imiziki cyangwa se nyine abantu wasohoye indirimbo zikadushimisha ngo ukomeze ukoresha amafaranga yawe kandi ariko ge twakabaye tukugurira. Noneho uyu nguyu naravuga ngo niba ari uko ukubisemo ntaribi. Uyu nguyu rero Joyeuse byarangiye anyweye iyo fanta, amaze kuyinywa ahita asinzira, nawe ntiyamenye ibyamubayeho. Arangije baramujyana, ubwo nyine wasanga nabo bari basohokanye, bari bamuguriye niko bari babaguriye, ariko nabo ngo ataha mu gitondo bamubwiye ko nabo ngo bari basinzirijwe, babahaye ibindi bintu mu nzoga bituma basinzira. Ariko uyu Emeline we yaragiye nyine, bukeye mu gitondo akangutse asanga ahantu yaraye ntabwo ari iwabo, asanga yararanye n'uwo musore, asanga kandi yumva umubiri we wahindutse, asanga yasambanyijwe, ariko n'ubundi asanga imyenda uko yaje yambaye bongeye kuyimusubizamo yose kuko nyine yari yagiyeyo yambaye. Abajije uwo musore ibyo yamukoze aramubwira ngo nyine nk'abantu bakuru urumva twarana ijoro ryose ntagire ikintu dukora. Nuko nguko Emeline yavuze ngo nakuye Joyeuse yavuze ngo iki gisebo nta kuntu naza kugitangaza ku karubanda, ahubwo reka mbiceceke, wenda ningira amahirwe abe nta ndwara yanteye cyangwa abe atantenda. Ariko nyuma Joyeuse yaje kugenda yumva mu buzima bwe harimo ibintu byinshi bigenda bihinduka, atangira kubura iminsi ye, igihe cye cy'uburumbuke cyangwa se kujya mu mihango bitangira kwanga, atangira kubona nyine ubuzima bwarahindutse, akomeza no kubisha ku buryo yanabwiye iwabo ko atwite, bamusaba ko yasubira iwabo mu cyaro bakaba bazajya kwita ku mwana, ariko arababwira ati njye nta kuntu nzagaruka mu cyaro, nzaguma aha ngaha mu mujyi, niho nzarerera uyu mwana, ariko niba ngombwa nzamwohereza aze mu cyaro namara kuvuka. Ni uko rero byagenze. Umusore wateye uyu Joyeuse cyangwa se twita Joyeuse wa Juno, uyu musore wamuteye inda byarangiye amwihakanye, avuze ko ntahamuzi, ndetse ahita afata n'umwanzuro wo ubwawo gucika uyu mukobwa, bituma uyu mukobwa gutyo ubu ngubu inda y'amezi 7 n'igice atwite ayisigarana wenyine ku mutwe. Ubwo ngubwo mwana uzavuka niwe uzamwirera. Kandi ikindi yagomeje atangaza ko ibi ngibi biba bishobora kuba byari bifitwemo uruhare na bagenzi be, kuko kuba wajyanwa n'umusore mu kararana akagusambanya, akongera kwambika imyenda ugasanga uko wagiye umeze niko ukimeze, ndetse umusore akagutera inda. Ikindi kandi uwo musore yahungiye mu gihugu cy'Ubugande, gutyo ubu ngubu niho yibereye. Emeline ari kuvuga ngo nyine wasanga naratewe inda n'umudiaspora agahita yigendera, ariko yavuze ko nta kibazo kuba uwo musore yaba yamusize bitazatuma umwana atamurera kandi atamwitaho ngo amuhereze uburere nk'ubwa kibyeyi. Kandi yakomeje avuga ko kuba uyu musore yarafashe icyemezo cyo kumuta nyine ubwo wenda asanga ataramukundaga cyangwa se atarashaka kurera, ariko Joyeuse nyuma y'iminsi, uyu munsi amafoto yiwe atwite yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga, kuri Facebook, TikTok, Instagram na WhatsApp. Abantu benshi
bagaragaza ko nyine Emeline atwite, ndetse yanabigaragaje nawe mu cyegeranyo yakoze kuri Kiss TV avuga ko nyine atwite umwana yatewe inda n'umusore yamusambanyije, gutyo biza kurangira nyine uyu mukobwa akuyemo inda. Gusa yavuze ko nta zindi ndwara yanduriyemo, ariko nyine nabwo kuba agiye kubyara umwana atari yateganyije gutyo bishobora kuba atari ibintu bizamugiraho ingaruka nziza. Ariko ubundi ubusanzwe uyu Joyeuse ni umukobwa wari umaze umwaka azwi hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho yakoze indirimbo bwa mbere avuga ko akunda Juno, arongera akora n'indirimbo yivugira ko akunda Juno. Ibi ngibi bituma uyu mukobwa agira fame ihambaye hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho indirimbo yakoze bwa mbere imaze kurebwa n'ibihumbi 380, ariko iyo aheruka gukora imaze kurebwa n'ibihumbi 892 imaze amezi 7. Urumva ko ari indirimbo yarebwe cyane ndetse iranakundwa, abantu benshi baramushyigikira, baramubwira ngo ibyo ukora komerezaho. Ikindi kandi izi ndirimbo zose, indirimbo ya mbere yari yayikoze akora mu rugo ari umuboyi, ariko yari yagize amahirwe ba nyirabuja barahuza baramushyigikira rwose, asohora indirimbo yiwe ayishyira hanze, ndetse biza no kuzagenda neza, indirimbo ihita yamamara, akoze n'iya kabiri irakundwa. Emeline rero naho ngaho yakuye femu, ndetse yanavuze ko ashobora kuba ari ishyari bari bamugiriye kugira ngo bamugambanire, uyu nguyu nyine Joyeuse bamutera inda, bituma kuri ubu ngubu atwite. Ni nk'uko rero byagenze nyine ibya Emeline kuri ubu ngubu utwite umwana w'amezi 7 n'igice. Joyeuse ni atwite umwana w'amezi 7 n'igice. Uwo bitaga ngo ni umukobwa cyangwa se ngo akunda Juno birangiye bamuteye inda, ibyo yifuzaga kugeraho byinshi bikaba bigiye kuba bimeze nk'ibigiye guhagararira aha. Gusa yatangaje ko atagomba gucika intege, kandi yavuze ko afite indirimbo yitegura gusohora muri ino minsi, asaba n'abafana be kuzamushyigikira. Reka ngusabe gukora subscribe, gushimira ko nawe muri kino kiganiro ngirwa abanyenda ya Zack Sibomana, ndetse nshimira n'uwamaze kuyikora.